namweretse ko umunsi nambaye ikote nyine azambona neza ko mutama amashyi. So ndagira ngo nasoro ubwo ako kantu kari kabacitse gati ngo twatangira ndagira ngo rero nani batunganya bashimire yuko amasezerano twagiranye mwayasohoje kangahe kwijana 50% kuko hasigaye indi 50%. Reka mpere ku ijambo ryiza kapiteni yavuze nibuvuga ibyo yavuze nongera ibyo coach yavuze nsoreze ku byo mama Janine yavuze. Kapiteni yavuze ko iki ari cyo gikombe cya mbere mu mpaye, iki ni cya gatatu. Sibyo? Twatwaye Super Coupe, dutwara Heroes Cup, dutwaye Champion. Birumvikana? Ye ntangiye kubona ibikombe by'abakobwa bitangiye kuruta iby'abahungu, ni ikibazo gikomeye. Mu myaka mitoya mu mike ishize agakombe kose gacaracana gatwara. Niyo mpamvu mvuze ngo kugira ngo dufunge uyu mwaka neza tugomba gushyiraho n'ikindi cya kane. Sibyo? Hari ikizatuma tutagitwara gikundi, hari impamvu itatuma dutwara icya kane, twarangiza tukaba turashoje uyu mwaka tugategura utaha tugahera kuri sekafu. Sibyo? Tuzaba dukinira imbere y'abafana bacu, tuzaba dukenera imbere y'abayobozi b'igihugu cyacu. Mwarabibonye ejo bundi uburyo Amavubi stade uburyo yari yuzuye, dukeneye kuzabona ubururu n'umweru dutwara sekafu. Sibyo? Ikindi rero kapiteni yavuze yuko ibyo nabemereye byose nabibahaye, ndajya mu mukosore yuko ntarabibaha. Sibyo? Ariko impamvu yabivuze kapiteni buriya abahanga mu kuvuga, abantu bafite inganzo yo kuvuga, avuga ijambo kugira ngo agusemburuze kuvuga wowe. Buriya abahanga mu kumenya gutegura speech aravuga kugira ngo gusigire icyo uzi kuvuga, kuko uvuze umushyitsi mukuru akaza kubura icyo avuga, ubwo ntabwo nyine umunsi yaba ashoje nyine. Sibyo? Hari ibyo nabemereye nabahayeho igice, ikindi igice nacyo kirakomanga muri iyi minsi y'ubu cyane. Sibyo? Hari prime, dufite prime nke Jose Nizingahe narazibagiye kubera eshatu enye nazibukaga nta muntu wanyobya ahubwo se yejo muri turayifatana iyo yagakwe ko yikubye kenshi kuko niyo umunsi urenze iyindi yose. Niko ubwo izindi eshatu tuzibara ukwazo, iyi nayo turayibara ukwayo kuko ntabwo isanzwe. Sibyo? Ntimumbaze ngo ni iyi, ariko iruta ziriya eshatu mwafashe izindi ncuro. Ubu mise mvuga icyo mama Janine yavuze, turateganya yuko ibintu byihutirwa ubu ngubu ni icyo kibazo tugomba gukura mu nzira, n'ibibazo by'umushahara nabyo birakunda bikunze vuba aha ngaha muri iki cyumweru. Ariko dufite urugamba rukomeye nk'uko nabibabwiye tukiva mu cyunamo. Sibyo? Bace yacu ya kimwe cya kane na apeli zaba ryari Rusezi ubwo tuzaba ari kuwa gatatu
kandi tuzabanza iwabo dusoreze hehe iwacu. Ubu ngubu abantu bose bishyize hamwe kuko bazi ko twatwaye shampiyona kugira ngo tutakaze iki gikombe, sibyo? Bishyize hamwe bazatangira gukora ibishoboka byose, ariko n'ubundi n'iki dutwaye ntugire ngo ni impuhwe z'umuntu uwo ari we wese. Hakoreshejwe imbaraga, ndagira mushimire cyane abatoza staff technique, wamera amashyi cyane. Muri match za nyuma ngira ngo twavuganaga kenshi na Rwaka na Flori, twajya tuvugana kenshi na Murego dushaka ibisubizo na Jamila. Aba batoza banyu ntibaryama kugira ngo mutsinde, kandi koko birumvikana igihe mwe muryamye muruhuka kugira ngo umubiri ujye mu kibuga utsinde, bo bagakwiye kuba bahagaze bashaka intsinzi ishakwa no mu buryo bwinshi, harimo no gutekereza ngo ikipe izaba ihagaze ite, izakina ite, izatanga umusaruro gute. Aba batoza ubu ngubu ntabwo baruhuka, nta kiruhuko gihari, turanshena n'iki cyumweru imyitozo iremewe kugira ngo tuzajye gukina. Ndumva ari mercredi y'ikindi cyumweru. Iyo abantu batinze mu kiruhuko batakaza forume, sibyo? Nta mwanya wo gutakaza, ni ugukomeza imyitozo, kubera ko tugomba kuzakina. Nahoze numva yuko Sekafa bashobora kugira n'andi makipe ya hano baha mu mwanya, ariko bazaza ari kuri lift, ntazaza umuntu watwaye igikombe, sibyo? Turacyafite imigongo ikomeye yo kubashyiraho ku mugongo tukabatwara. Bivuze ngo igikombe cy'amahoro kituri imbere ubu, noneho nta rundi rwitwazo dufite, nta kindi kiturangaje. Igikombe cy'amahoro tugomba kugitwara. Umwaka ushize bambwiye uburyo mwagitakaje, sibyo? Kapiteni nari mari kuri match muri mitana, nabwiye ba Olivier nimuze twigende tujye kunywa akantu, ibintu byarangiye. Mbajije ngo byarangiye bite, ayo makuru nyaheruka icyo gihe sinshaka kongera kuvuga, sibyo se? Babyibukana gani? N'amateka, ayo mateka mabi tuyasigaye hariya, sibyo? Turimo turashaka Rayon Sport yindi. Kera haragarimbo najyaga nkunda, umuntu yajyaga aririmba umuhanzi, ariko abanshana ni bakazi uretse bana bicaye hariya, ngo ibyo ubona n'ibike biracyaza. Murakazi hano niba hari umuntu kazi yaba yicaye mu mwanya utari uwe. Aka karirimbo nkazi kera, ariko mushobora kuba mukunda uriya muhanzi n'ubu ngubu mukaba mumukurikirana, sibyo? Ibyo mubona ni bike, ibindi bibategereje nibyo byinshi rwose. Dufatanyije na komite yacu uyu munsi, inshuti wanyu ukomeye cyane ni Mwambonye Baptiste, yagize urugendo rw'akazi, ariko niba ashobora kugera hano karashobora gusanga tukiri kuganira. Ariko iyi komite icyo mwanumaga cyose nageraga imbere bakambwira bati icyo kirega, turashaka prime bigende, turashaka kugira ibi n'ibi. N'ubu nicyo mushaka nacyo muri bukivuge, nacyo nzi ko kiri gukunda. Komite rero dufite gahunda yo kuvugurura iyi Rayon Sport mubona, ikazaba Rayon Sport ikora kinyamwuga. Bwabuze bwose abantu bahuye nabyo, turashaka kwambuka umwaka twawukemuye. Harimo abantu hano bambwiye ngo bafite ibirarane byo muri deuxième division, byo muri deuxième division birahari. Yabarandere sendi ho yigende kuko nabonye ko batatu. So hari abafite ibirarane by'umwaka ushize, hari abafite iby'uyu mwaka. Rwose icyizere nuko turajya gusoza uyu mwaka w'imikino ibibazo byose nta muntu dufite ideni. Yarabimaye Axela na miliyoni atari make, urayo aragakora birajya nko muri miliyoni hafi 18. Turayahiga hasi kubura hejuru, ariko
nta muntu dushaka kwambuka umwaka dufite ideni. Icyo ni icyambere. Hari abandi nabo badufitiye ideni, nabo bagomba kutwishyura. Murabazi abantu hano benda kusoza amasezerano ni bande? Barahari abo badufitiye ideni. Ntabwo mwatugendana gutya gusa, ikaramu yanjye warayiteguye gusa n'abangaba baroroshye cyane. Abangaba ntabwo bazaducika, sibyo? Buriya baravuga ngo on ne change pas l'équipe qui gagne. Uduhereye kuri staff, ejo hari umuntu wacokuje ngo ariko se ngo ba staff ko bashoje muri Rayon Sport nta muntu usoza. Muri Rayon Sport ni famille, twe twitwa umuryango, ntabwo twitwa ikipe. Umuryango rero nta muntu ugeramo ngo uvemo, n'umuntu uvuyemo. Umuntu utaye umuryango wagiye ahura n'ibibazo. Musobanurire Odette mu Gifaransa, reka Dr. musobanurire. So iyi famille yacu nta muntu n'umwe unyuyivamo ngo bigende neza, ariko nta n'utwo twakwemera ko avamo. Abo nabo mu minsi yo kuba mwitegure yuko ekipe tuzakomeza kuyubaka kandi tuyubakiye kuri mwese mwicara ngaha. Mu gusoza rero bambwiye yuko mwakoze urugendo rurerure, na hariya mu gikari bambwira yuko biteguye kwakira neza. Ndagira ngo rwose muri uyu mugoroba babwire ngo abareba barishimye aho bari hose, abafana barabiberetse ejo n'abatarabashije kuza, ariko nanone babitezeho byinshi.